Turongeye kubasuhuza tubashimira cyane bakunzi ba HTV Channel. Uyu munsi tubafitiye akandi gashya muri kumwe na Kami agiye kutugezaho utundi dushya HTV Channel yatugejejeho. Murakoze cyane, nagira ngo mbashimire mwese nkuko yavuze abantu badukurikira kuri TV yacu online HTV Channel. Uyu munsi rero tushyize ku mugaragaro ikindi gikorwa tumaze gukora ni website htvchannel.com. Murabibona ko we can promote your mission. Twashyizeho urubuga kugira ngo dufashe wowe ufite ibikorwa wikorera ndetse na leta, ibikorwa bya leta, haba ubuvugizi, abantu bose babashe kumenya ibyo umwe akora. Niyo mpamvu rero haje urubuga kugira ngo tubashe no kunyuzaho ama adverts ariyo za publicité. Twishimire kuzakorana namwe kandi uyu munsi tuyishyize ku mugaragaro itariki 31 z'ukwezi kwa karindwi. Tuzashimishwa cyane gukomeza gukorana namwe. Hari za promotion twashizeho, promotion zijyanye umuntu uzafata icyumba cyangwa se umwanya wo gukodesha ngo ashireho ibikorwa bye, agashiraho agafata icyumba cyangwa akabyita icyumba byose, iminsi 15 tuzamwongera iminsi 7. Umuntu nishura kwezi tuzamwongera iminsi 14. Umuntu nishura amezi 2 tuzamwongera iminsi 20. Ndetse hari iminsi 100 aho umuntu azabafashe umwanya wo gukodesha icyo cyumba. Ibyo twabishizeho kugira ngo tubashe guteza imbere babandi bikorera ndetse batagize amahirwe cyane cyane yo kumenyekanisha ibikorwa byabo. Niyo mpamvu ejo dutegura uyu munsi twazengurutse mu mujyi wa Kigali aho abantu twababwiraga projet yacu dufite, bemeye kudusapotinga, aho muri buze kubona amafoto yabo azunguruka. Twagira rero tubashimire. Telefone yacu kudushakaho ni 0788 688 dufite na email htvchannel20@gmail.com. aho no kuri website yacu mufite na contact mushobora kutwandikira bitabagoye, tuzatubona ubutumwa bwanyu ndetse mukore subscribe. Tubizeza yuko tuzakora kugira ngo your success ihinduke target yacu. Murakoze cyane, mukomeze munyugwe n'ibikorwa byacu. Dushima cyane abakomeje kudukurikira. Imana ikomeze ibarinde. Your success is our target. Thank you very much.